Nyereka inshuti yawe ndakwereka ahazaza hawe. Ntukabane n'abantu bakennye. Abantu bashaka kutabyumva neza. Hari uburyo bwinshi bw'ubukene. Uno munsi ngiye kukwereka imyumvire 7 ituma abantu benshi bakomeza kuba mu bukene. Icya mbere, ubukene muri roho cyangwa mu mwuka. Ntabwo uzi abantu bahora bagenda buri gihe ubona batsinzwe. Baba bakubwira kuki watakaza umwanya wawe ukora ibi ngibi cyangwa ugerageza. Batakaje icyizere kera. Wenda bigize kugerageza biranga. Wenda baragerageje baratsindwa cyangwa bakora amakosa. None ubu ngubu babivuyemo burundu. Buri gihe barakubwira oya ntabwo bishoboka. Nta muntu wabikora. Ntibishoboka. Ntiwigire unagerageza. Naragerageje mbere. Urabona kubera ko byabananiye cyangwa batsinzwe barimo barakumvisha uburyo noneho bidashoboka. Ni abakene muri roho. Cya kabiri, ubukene mu rukundo. Urabona benshi muri twe ndabyizera yuko tutikunda bihagije. Simvuga kwiyemera cyangwa kwikunda bimwe bituma wanga abantu cyangwa ukabatesha agaciro. Ndavuga urukundo rwo kwiyitaho. Kubera ko dukura ntabwo tugira urukundo ruhagije mu bantu cyangwa ngo dukundwe n'abantu bihagije. Hari umusore narinzi kera watandukanye n'abakobwa benshi, ku rugero rw'uko ubu ngubu atakizera inkundo, ntakizera abagore na rimwe kubera ko adashaka kubabara. Ndetse ndizera yuko abantu bababaye bababaza abandi. Iyo mubonye mu maso ntaseka, nta byishimo, nta munezero, nta buzima. Bitekerezeho, ugize amahirwe ukagira miliyoni imwe y'idolari ariko nanone ugahabwa amahitamo y'uko utagomba gukunda cyangwa kugira ibyishimo cyangwa gukundana n'umuntu bigasimburwa na ya miliyoni, wabyemera? Mutubwire muri komenti. Ndabizi yuko mutabyemera kubera ko ubuzima butari mu rukundo nta kintu buvuze. Ntiwatanga ikintu udafite. Ni gute watanga urukundo wowe ubwawe utarufite? Ni gute wakunda abandi wowe ubwawe utikunda? Cya gatatu, ubukene mu bwenge. Abantu batagira ubwenge twabita injiji. Hari abantu babizi ko ari injiji, hari n'abakeka ko atari injiji kandi ari injiji. Hari n'abandi bafite ubwenge ariko bigira nkaho ntabwo bafite. Ukeneye kuba uyu muntu. Iyo mvuga ubwenge buturuka ku Mana aribwo bita wisdom mu cyongereza, ntabwo mba ndi kuvuga ubwenge wigira mu ishuri, ahubwo ndavuga ubwenge kamere. Kubera ko ubwenge bwo mu ishuri ntabwo buruta ubwenge kamere. Kubera ko iyo uri kuvugana n'abantu ntihagire ikintu bakwigiraho, ntihagire ubumenyi bagukuraho, ntihagire ikintu na kimwe bakuramo. Urumva ibyo ndi kuvuga? Tubwire muri komenti niba uri kubyumva. Wenda bari kuvuga ku kirere, bari kuvuga ku kazi kabo, imipira, ibintu bidafite umumaro. Ntabwo biryoshye, ntabwo biri gutuma umuntu akura. Rero ubwenge bwo mu ishuri ntaho buhuriye n'ubwenge kamere cyangwa buva ku Mana. Kubera ko ubwenge bwo mu ishuri butuma umenya icyo gukora ariko ubwenge kamere butuma umenya icyo kudakora. Icya kane, ubukene mu byo ukora. Bariba, barabeshya, ntibiyubaha, bavuga gukora ibintu ntibabikore. Kandi aba bantu ni abantu udakwiriye kwizera. Bakubwira ko bari bugufashe ntibagufashe. Icya gatanu, ubukene mu mico. Ni abakene, nta kintu bakora cyangwa batinda gukora ibyo bagakwiriye kuba bakora. Bashaka ubuzima butuje ndetse butagoye aho kugira ngo bashake ubuzima bw'amahoro ndetse n'ubukire. Bafata ibiyobyabwenge, banywa inzoga ndetse banywa n'itabi. Jya kure y'aba bantu. Urabona uri ikiremwa cy'abantu uhorana nabo, uhinduka uwo bari bo. Abantu ubana nabo baraguhindura, baguhindura uko bari. Abantu b'abakire bafite imico myiza, ni ibyo gusa. Rero jya kure y'abo bantu, ahubwo utangire ubane n'abantu cyangwa uganire n'abantu bagira icyo bakungura cyangwa baguhindura ubuzima cyangwa bakujyana mu nzira y'ubukire n'iterambere ryiza. Icya gatanu, ubukene mu buryo umuntu yitwara. Kwitwara nabi bigutwara imbaraga. Ibi bigukuramo imbaraga, bigutwara imbaraga zawe, bigutwara ubuzima. Iyo uganiriye n'aba bantu uba wumva ushaka koga kubera ibintu by'ibitekerezo bibi bafite ndetse n'amagambo atari meza ndetse atubaka. Nk'urugero, amagambo yose abava mu kanwa ni mabi gusa. Icya karindwi, ubukene mu bukungu. Ntibakunda amafaranga, ntibashaka kuvuga ku mafaranga, nta kintu na kimwe bazi ku mafaranga, ntibazi uburyo bakorera amafaranga, bazi uburyo babika cyangwa basevinga amafaranga, ntibazi aho gushyira amafaranga, ntibazi uburyo bakorera andi mafaranga. Ku bw'ibyo nta n'amafaranga bafite. Tubwire muri komenti, ufite abantu bangana iki bameze nk'aba ngaba cyangwa ni bangahe uzi? Tubwire muri komenti ndetse uduhe igitekerezo cyawe ku buryo ubyumva kuri iyi topic tumaze kuvugaho. Rero ikindi kibazo ushobora kugira, ese ni gute nahindura ubuzima bwanjye cyangwa ni gute ibi nabihindura? Mu gihe mfite iyi mico ni gute nabihindura? Ukuntu rero wabikora, ngiye kuguha challenge cyangwa ibintu ukwiriye gukora nk'intego.
kugira ngo uhinduke kandi uhindure ubuzima bwawe ubeho ubuzima bw'ubukire. Kuri iyi channel tugiye kuzajya dukora video nk'izi ngizi zishobora guhindura ubuzima. Kora subscribe, share na like kugira ngo ubashe kujya uhora ubona video nk'izi zaguhindura ubuzima. Nizeye ko wayikoze. Nureba izi video zose tugiye kuzajya dukora, ntibishoboka na rimwe yuko ushobora gukena cyangwa ntuhindure imitekerereze yawe, ntugire ubuzima bwiza n'imico ikugeza ku iterambere. Ntibishoboka. Mwakoze gukurikira iyi video, naho ubutaha.